Ndagusuhuje inshuti muvandimwe, amahoro y'Imana nakomeze abane nawe. Nizere ko uguwe neza, nizere ko utangiye umwaka umeze neza. Dutangiye umwaka w'ibihumbi 2025 dusoza uwo 2024. Nguhaye ikaze rero mu minsi itambutse, ntabwo nari ndi kuboneka neza, nari mpugiranye ariko mba mpari kugira ngo menye ibyo ari byo, menye bya bindi tumenyereye, tumenye indirimbo zabashije kugera hanze, tumenye byinshi bigiye bitandukanye ku baririmbyi n'amakorale muri rusange. Ni mwarimu Japhet rero n'ubundi mukomeje kubana umunsi ku wundi. Nizere ko rero aho uherereye hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hanze y'igihugu cyacu uguwe neza. Amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu mwaka uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka uzabonamo ibyiza byinshi, kandi wowe n'abawe rwose ndabikwifurije. Uyu munsi rero n'ubundi ndagarutse ngo twiganirire ku ndirimbo zigiye zihari ababashije gukora mu mpera z'umwaka. Hari indirimbo zasohotse muri mu minsi mikuru isoza umwaka wa 2024. Hari n'izasohotse ndetse no mu mwaka wa 2025, birumvikana muri uko kwezi nyine dutangiye. Uyu munsi turavuga ku makorale ane ya hano mu Rwanda ndetse n'imwe ya hariya mu gihugu cy'u Burundi. Yego, turaza kureba rero izo ndirimbo zabo, nzibabwire n'abarangira aho mwazisanga kuri ayo mashene yabo. Ntabwo ari zose mba nabashije kumenya kuko indirimbo zaba zasohotse ni nyinshi cyane, ariko harimwo izo ngenda mbasha kumenya nanjye nkagusangiza ayo makuru kugira ngo ugende ku mashene yabo hanyuma ubakurikire. Niba utarakanda subscribe rero hano, iki nicyo gihe, fata umwanya ubikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Turahera rero iburasirazuba. Hari iburasirazuba mu karere ka Nyagatare niho tugiye guhera. Hari korali yitwa Glorious Family, ni hari Nyagatare, aho bafite indirimbo bise Ikobe. Ni indirimbo nziza nkurarikiye kujya kuri shene yabo Glorious Family, ukajyaho ukareba iyo ndirimbo. Ni indirimbo nziza, ifite amajwi meza, ifite video nziza kabisa, ugereyo ubashe kuyireba. Bandi bafite indirimbo nshya ni korali bita The Chosen by Christ choir, ni hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni korali yitwa nyine uko mbabwiye The Chosen by Christ choir, niryo zina ryabo. Itorero ryabo ryitwa Gisyo rero niba mbivuze neza simbizi, ariko niryo torero ryawo. Ni mushuti wanjye ni wampaye link y'iyi korali yitwa Julius, ari hariya muri Zambia. Anakomeza gubwe neza, mushuti wanjye kabisa. Noneho nyuma yoho i Burundi muri kora The Chosen by Christ, turaza kugera hano mu karere ka Kamonyi se ni Ruhango. Mu karere ka Ruhango hari Ikinazi, hari abasore baririmba koko babizi cyane, babirimo neza. Ni korali nziza rwose, nziza y'abasore n'abagabo baririmba neza cyane. Ni ijwi riheruka. Korali ijwi riheruka niba abandi baririmbye indirimbo bushize, bari bafite indirimbo yitwa Ibishyimbo, bari bayise Ibishyimbo. Uyu munsi rero ubwo bafite indirimbo nshya nanone, kandi tubashimira ko bari gukora kandi neza cyane. Uyu munsi bafite indirimbo bise ngo barakenewe.
barakenewe. Ubwo nujya kuri shene yabo, ni shene yitwa Ijwi Riheruka kwaya, ubwo urahita ubabona. Indirimbo yo yitwa ngo Barakenewe. Ubwo nujya rero, ni hari Ikinazi ku itorero rya Nyarugenge, ahitwa Nyarugenge. Uvuze Nyarugenge utavuze Ikinazi wagira ngo ni hano Nyarugenge Kigali nyine, ariko ni hariya mu karere ka Ruhango, yego hariya muri santere ya Kinazi niho iyo korali ibarizwa. ni Ijwi Riheruka. Jya kuri shene ubundi yabo nyine, ubundi ubakurikire, baririmba neza cyane. Bandi ni korali bita Inshuti z'Ijuru. Korali Inshuti z'Ijuru ni hano mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya hano ku Muhima. Aba ni korali yatangiye imaze igihe kirekire, ariko yari maze iminsi idakora, ariko iherutse gukora igitaramo cyatunguye abantu benshi. Mujye kuri shene y'Inshuti z'Ijuru kwaya SDA nyine, ubwo ni Muhima, ubashe kureba icyo gitaramo ugikurikire. Barafite igitaramo cyari kirimo korali nziza, hari harimo Abakurikiye Yesu, hari harimo Adonai, hari harimo amakorali menshi meza cyane. Bakoze igitaramo rwose kimeze neza cyane ku isabato rwose y'ejo bundi, rwose ku itariki 28. Nibyo, ku itariki 28 nibwo bakoze igitaramo cyiza cyahuruje imbaga urusengero, abantu baburaho bicara rwose kubera ubwinshi bwabo. Rero baherutse gukora indirimbo mu minsi ishize, ariko uyu munsi batuzaniye indi. Batuzaniye indirimbo Inshuti z'Ijuru bafite, baravuga ngo, baravuze bati Witinya, niko bayise. Ni indirimbo nziza cyane, jyaho ubashe kuyireba. Ubashe kuyireba, unakore subscribe kuri shene yabo, unasangiza abandi ubwo butumwa nyine buri muri iyo ndirimbo yabo ya korali Inshuti z'Ijuru hano ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Hari indi korali rero nayo ifite indirimbo nshyashya, ubwo ni korali ya hano mu mujyi wa Kigali nayo, ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Kimisagara hariya Mukove. Ni korali bita Rangurura. Nayo iri gukora cyane muri iyi minsi. Nabwo bafite indirimbo bise ngo Ubwami. Bafite indirimbo bise Ubwami, indirimbo nziza, geraho ubashe kuyireba. Ndakurangiye rero, nkurangiye amakorali afite izo ndirimbo, nkurangira naho wazikura. Ngiye kujya ngushyiraho akantu gato cyane, ubundi tujyane kujya ku mashene yabo, tuzikurikire tunazisangize inshuti zabo. Gira amahoro rero, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Reka tugende imwe ku yindi, akantu gato cyane, ubundi nkukumbuze, nkurarikire kujya kuri shene yabo kugira ngo ubashe kubakurikira. Kandi ndabizi neza ko uragira amahirwe adasanzwe, kuko hari byinshi uri busange ku mashene yabo. N'indirimbo zagiye bagiye baririmba mu bigiye bitandukanye, zose uraza kuzisangaho. Reka tujyane na korali rero bita Glorious Family Choir ya hariya muri kaminuza hariya mu karere ka Nyagatare, aho bagize bati Ikobe. Reka tujyane. Kugira neza kwe wamurikiye ibirenge byacu, iyo dusubije amaso inyuma tukareba twavuye, dusanga ukuboko Uwiteka kwabanye natwe. Barakoze cyane Glorious Family Choir hariya i Nyagatare, aho bagiraga bati Ikobe. Aho bagiraga bati Ikobe. Reka tugende noneho na korali yindi, kandi korali yindi yo yitwa The Chosen by Christ Choir. Ni hariya Gisyo mu gihugu cy'u Burundi ku itorero rya Gisyo. Niko byanditswe, niba mbisomye neza, ushobora kuba ntavuze ikirundi neza, ariko nuko bimeze. Reka twumve indirimbo yabo agace gatoya cyane. Indirimbo bayise ngo Ururembo.
reka twujyane nabo ubundi ujye kuri shene yabo bashyigikire. Shene yabo iracyari hasi ariko ngewe nawe nidukoraho biraza kugenda neza. Reka tujyane na kora The Chosen by Christ ya hariya Gisyo. ehe mwana wanje ngwino twinjire mu munezero, dore Siyoni n'umugurimbishije, n'umugwa wateguriwe abizera ba Yesu, abo nibo bazinjira mu bwami bwa Data, bamaze gutsinda iyi si n'ibishuko byayo, twegere intebe y'umwana w'Imana, ibibazo tutaboneye ibisubizo mw'isi, tubibaze duhabwe ibisubizo. Aba Barundi bararirimba koko, bararirimba kabisa kabisa, ngira ngo nawe urabona ko babirimo neza cyane. Nikora The Chosen by Christ yahariya Gisyo mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Gose turabakengurukiye, turabasuhuje pe, turabasuhuje abantu b'i Burundi, mukomere cyane. Nge ntabwo nari nyizi, n'ubwa mbere nari nyibonye, ariko urabona ko barimo neza, batangiye neza. Hanyuma turahita tugenda rero na korali ijwi riheruka, yaba babagabo nababwiye bahariya mu karere ka Ruhanga hitwa Ikinazi ku itorero ry'i Nyarugenge. Yego, reka tujyane nabo agace gato cyane aho bavuze bati aho bagize bati barakenewe. Yego, barakenewe. Ni bande bakenewe? Reka twumve. Tambukira kuboka cyose abaraho bahimbaza iyo Mana, na Eliya uyu munsi barakenewe n'ukuri, bagatinya kuvuga icyaha bakajya icyaha badatinya, bafite kwizera bakomora kuba batumye, abo nibo bagiye gusoza uyu murimo. Eliya uyu munsi barakenewe, Eliya uyu munsi barakenewe n'ukuri, badatinda badatinya, bafite kwizera bakomora kuba batumye, abo nibo bagiye gusoza uyu murimo. Wababonye? N'abagabo n'abasore rwose babirimo neza cyane, bahariya mu karere ka Ruhango ahitwa Ikinazi i Nyarugenge. Ni korali ijwi riheruka, jya kuri shene yabo ubakurikire, bafite indirimbo nziza cyane, harimo niyo baherutse gusohora yiswe Ibishyimbo. Ni indirimbo nziza zikoze neza, bambaye neza, wabibonye amasuti meza kabisa, bimeze neza cyane mu ijwi riheruka hariya mu karere ka Ruhango. Hanyuma rero reka tujyane na korali Inshuti z'Ijuru aho bagize bati witinya. Ni korali hano mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Muhima, aho bagize bati nyine witinya, witinya, uwo twishingikirijeho ntabwo atinya, nirubasha kandi namenyerwa, urupfu ruramutinya. Yego, reka tujyane nabo aho bagize bati witinya. Ni indirimbo nziza nkurarikiye gusangiza inshuti zawe, numara kuyumva ntubyihererane. Sinzi uko bigenza Mana, ahari imisozi hagasigara ibibaya, sinzi uko bikora, sinzi uko bigenza Mana, aharangwaga umwiryane amahoro agasugira, sinzi uko bikora, sinzi uko bigenza Mana, aharangwaga umwijima umucyo ugatangaza, sinzi uko bikora. Bambaye neza, abamama basokoje neza, abamama bafite amashusho meza, abamama bazi kwatinga muri video. Aba bamama barabizi n'abapapa rwose, Imana ibahe umugisha. Yari korali Inshuti z'Ijuru ya hano mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Muhima, ni mu mujyi wa Kigali. Turasoza n'ubundi hano mu mujyi wa Kigali aho Rangurura, korali Rangurura hariya mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Kimisagara mu ntara ya Kigali, aho bagira bati ubwami. Ubwo bwami ni ubuhe? Reka twumve korali Rangurura.
ese ni kucyurira aho udafite ibyiringiro buri muntu wese ku giti cye arahangayitse rwose ariko ikibabaje kurushaho nuko muri ibyo birimo. Reka rero dusoreze ahangaha, nizere ko nguhaye linki, nguhaye linye y'ahantu ushobora gukura indirimbo nziza. Jya ku mashene yabo usangiza inshuti zawe ibyo ubonyeyo, n'ukuri kw'Imana ndizera ko nabo bizabagirira umumaro, si by'iki gihe gusa ahubwo ni iby'ibihe bihoraho, kuko izi ndirimbo zihoraho kandi zifite uruhare runini cyane mu ivugabutumwa dukora. Yego, nubwo utakambuka inzuzi ariko nabaho hafi wabafashisha kubaha ibyo bihangano. Subscribe rero kuri Mwarimu Japhet official, ugenda ukandeho hari ahandi subscribe hasi, hanyuma ukore like, comment, usangize n'abandi ubu butumwa. Nuvuga kino kiganiro gihaye abandi ukagishyira kuri WhatsApp yawe, kuri status, birafasha mwakabona ubwo butumwa na bakabugeza ku bandi bikihuta, ntacyo bitwaye, nta kindi bigusaba. Gira amahoro y'Imana bane nawe, kandi nkwifurije umwaka mushya muhire, umwaka 2025 uzakubera umwaka w'uburumbuke. Wowe nuhinga uzeze, umurimo wose uzerekezaho amaboko Imana izawuhire. Niba uri umumotari, Imana iguha abagenzi benshi cyane kandi kurinde impanuka. Niba uri umuhinzi, Imana ikurinde isuri ngo uhinge hanyuma isuri ize ibitware, ariko inyoni zo zizaze ziryeho bikeya kuko ntabwo zabimara. Kandi muzi ko Imana ifite ukuntu nyine yagenye ko ibyo bibaho. Nimukazitege nyaboneka, abantu mutega inyoni ntabwo zabirya ngo zibimare. Buri inyoni zarya umufuka w'umuceri se? Muzatubwire muri comment, ariko nazo ziba ziri kwirwanaho kugira ngo zibashe kubaho. Ariko ubundi muzahinge mweze, kandi niba uri umworozi, Imana izahe uburumbuke, kororoka, yavuga kororoka ku nka, izabahe kugira ngo izo nka zororoke zibe nyinshi, hanyuma mugire inzuri, amashyo iwanyu, amata ku ruhimbi, ibintu byose ntibikazabure muri uyu mwaka. Mwifurije amahoro n'amahirwe, kandi gira amahoro rwose.